Intumwa za Repubulika ya Congo Brazzaville ziri mu ruzinduko rw'akazi mu Rwanda zasuye akarere ka Ngoma, aho zarebye ibikorwa bitandukanye bigamije guteza imbere imibereho y'abaturage. Izi ntumwa zasobanuye uburyo gahunda za leta zishyirwa mu bikorwa ku rwego rw'akarere mbere yo gusura ECD Kanyamanza, aho abana 41 bahabwa uburere n'uburezi bw'ibanze. Zanasuye kandi ibikorwa by'umuganda byakozwe n'abaturage muri gahunda ya VUP, ndetse zigera no ku bitaro bya Kibungo, aho zarebye imitangire ya serivisi z'ubuzima n'uburyo ibitaro bigira uruhare mu guhugura abakozi b'ubuzima. Izi ntumwa ziwe na Gervais Bouti Viaundo, umujyanama wihariye wa Minisitiri w'Intebe wa Congo Brazzaville ushinzwe imiyoborere. Nyuma y'uruzinduko yavuze ko bahisemo u Rwanda ku bushake kugira ngo bigire ubunararibonye bw'igihugu mu miyoborere n'iterambere. Uru ruzinduko rwatangiye ku itariki 10 Kanama rukaba ruteganyijwe kurangira ku wa 15 Kanama 2026.